Ka banyarwanda nanone kuri YouTube nababwiye ko ubu turi gukora YouTube cyane kurusha Facebook. Subscribe na share ni birakenewe. Uyu munsi rero twongeye turagarutse mwumvishe ko bombe ziri guturika muri Uganda, bombe hafi y'abadepite aho bicara muri parliament, hafi ya parliament indi kubitira ku cyicaro polisi ya Uganda kuri SPS nikurikira polisi nkuru, kuko polisi nkuru ya Uganda iba icyicaro gikuru cyo kibanaguru, kumva na ahantu hakomeye na Kasero hose mu mujyi rwagati. Ariko ayo mabombe buriya Uganda, umuvugizi wa polisi amaje kuvuga ko hariho abantu muri mu gihugu cya Uganda barifitemo umukono cyo kuboko EDF rero murabizi ko Kagame ari witraininga yohereza ibyihebe. Mu gihe cyashize nzi neza ko bafatiye imyenda ya gisirikari, yazanye n'ibyihebe bibiri, kimwe kuva muri Amerika bita Amini, ikindi kiva mu butayu bwa Sahara bita Mustafa. Ibyo byose ni ukugira ngo bimwigishirize kwiheba no gutraininga abantu bo kwiheba. Rero niyo mwumva ngo aba bantu babifitemo uruhare, ntabwo Kagame yakwanze agukora ibishoboka byose. Muri ukigiye Kayumba Nyamwasa yirukanse na Ingabire Victoire baje bahane yakoresheje system yo gutera amagrenade amabombe hari i Kigali hose, ndetse no mu Burundi murabyibuka ko igihe yarakoze kudetika muna nayo system. Ntabwo ari bwa mbere n'ibi byihebe by'ikihebe cyishejo bundi revokati cya Ediku cyita Ediku navuze muri video iheruka, nacyo rwose kijya kibyigamba ku ma Facebook cyandikira abakivuga ko nacyo ni ikihebe. Rero niyo mpamvu nababwiye na karere ntabwo tubiza, ariko byange bikunde umuntu arakeka, umuntu abo ashobora gukeka ntumenye aho umujura yahisha, ariko ukamenya abagabo bafite mu ruhari, kuko mubonye ejo bundi ko yanabyigambye ari kwigamba ko bagiye kubona ibiki, ariko vuga abaturanyi buri munsi. Ntabwo apfa kuvugira aho avuga nk'induru, ariko icyambere no kumukuraho. Atuvere ku kibazo cya Uganda, buri mu nzego z'umutekano ziraza kubikurikirana kandi zirabamenya, byange bikunde barabamenya, kuko ntabwo wakora ibintu inshuro imwe ya mbere ibiri zigere mu inshuro 10 batarabamenya. So ikindi nashaka kubabwira mu bisheko ngo batanze nimba ari billion nimba ari miliyoni z'amadolari ku bakongomani 30. Nimba bari kugura abaturage bo bakomeza bamaze iminsi bari kwica, nimba bari kugura iki simbizi, gusa ngo bazitanze mu gihe abanyarwanda nta bitaro, imiti ni fasidari iri mu Rwanda. Ibyo bitaro murabibona bakubaka amazu meza, bya bindi byabo imbere bakaboramo ikintu, ugatanga mituweli ukaboramo umuti. Ibiryo byarahenze, ibiribwa muri make, muri restaurant nabwo urukumva biba bihenze. Yewe ukibaza ayo mafaranga yose bari kugenda gutanga, gusa n'abakongomani banayabimye banze kuyatufata. Ubwo sinzi nimba ari ibyo baguraga, ariko ibi niyo byagiye kuri social media bikajya mu binyamakuru, urumva gusa ukagenda ukibwira uti ese abanyarwanda bo bari hariya mwirukanye mukanga kubaha n'ingurane, abanyarwanda bababaye bafite ibibazo byabarenze, kuki mutabafasha? Abana b'imbobo buze hari i Kigali niciye ababyeyi abo bita ba Marine, ayo mafaranga kuki mutayabafashisha? Murohereza amafaranga yo gukora terrorism mu bihugu by'abandi, mukohereza amafaranga yo kujya kuneka, nabyo nibyo mutazi, kuko
ntabwo nta kazi kubwa intelligence mwe muzi, ntabwo biragukubita amafuni no gushimuta birabyagisaza ariko bakora abandi. Mwakanize mukamenya uko ibintu bikorwa, mukareka kwirirwa mukora ibintu bitafututse. Mwabuza ababaho ntabwo mwananiranwe, mwananiwe amini mwananiranwe kubashobora. Ikinyarwanda gikomeza kugenda kiva kure rimwe na rimwe kuko tuba turi mu mahanga, ariko mujye mwihangana. Ntabwo mwabaye ibihanganye, ahubwo mwabuza ababashira ababaho. Ariko igihe kiraje kugira ngo tubabeho paka muvuye ku butegetsi, ku mbaraga, nabyo kuvuga ntabyo kuganira namwe, tuganira n'ibyihebe na munagani, nta byihebe tuganira nabyo. Kuko murabicanyi, mugomba gufatwa mukajya imbere y'amategeko. Ntabwo tuzigera tureba ibitambo. Fata amamiliyoni mukajyana hanze, ayandi mukajya kuyashira mu bintu bidafite akamaro byo guteza umutekano muke mu bihugu. Abanyarwanda bari kubura n'imiti, babuze icyo kurya, amazu bararamo. Nabonaga amazu muri hariya Ikigali ukuntu yabaye. Impa telefone yanjye hano ngo mbere ukuntu ubuzu bugerekeranye, ubuzu budasobanutse, barangiza bakabesha bakirwa bajya gufotora amakaritsiye bubakishijemo ababyeyi babo n'abana babo, bakabesha ngo nayo abanyarwanda babubakiye se ko muvuga ko mwateye imbere, kuki mutera imbere abanyarwanda bakaza ku rutonde ko ari igihugu cya gatatu gifite abaturage batishimye? Abantu bafite ubwenge, abanyarwanda aba bagabo nta cyiza cyabo, kireka gukomeza gutoteza umunyarwanda aho ari hose ndetse n'umunyamahanga umucumbikiye. Jewe iteka mpora, niyo mpamvu message yanjye itagihinduka cyane, si ukubura amagambo, si ukuvuga iki, ahubwo ni ugukomeza kubwira abantu ko bareka nubwo amagambo yabaho tukavuga nk'uko turi kubivuga, ariko bikaba ngombwa ko dukora iki, bikaba ngombwa ko dukora iki, dushiramo n'ibikorwa. Abo bagabo ni intwaro, ni ukwegura imbunda nk'uko bazeguye, ni ukubarwanya tukabitegura, cyangwa se tugafatanya n'abandi, kandi tukumva ko ntawe uri kubidukorera. Banyarwandakazi, igihe ni iki, ubu bica ibihumbi nk'icumi mu Rwanda bya buri munsi cyangwa bitanu. Ikindi mwagiye kumva mwumvishije ko bazanye urukingo, ikinini cy'inzoka, ngo cy'abana bato ngo n'abakuru bagomba kukinywa. Icyo kinini cy'inzoka kinywa abantu bakuru, uwo muntu mukuru inzoka yazikuye hehe? Narababwiye ejo bundi muzi inshinge za covid, ndababwira ni inkotanyi zifite ubugome bwinshi kandi bugaragara. N'uwavuga ibyo avuze ntabwo mwabihakana. Zizavangamo inkingo zo kwica abo zanga, kandi abo zanga murabazi, abazirwanya nabo zavuze ko amabombe yazibanye makeya kugira ngo zibamare, nabo zavuze ko zizahatera itabi, ntimuzibazi se? Ubwoko zanga murabazi. Ubwo rero ngo bazanye ikinini ngo cy'inzoka, ngo abanyarwanda bose bakinwe, bagenda bakinwa, ngo n'abakuru barazana ibidafudutse, ngo kora ko ngo abantu babana, ngo n'abana batoya ngo nabo bagomba kunywa ikinini. Hanyuma se ku bana bivuze iki? Ku bana bivuze ko kabone niyo waryamana n'umuntu ari umugore wawe wamutera inzoka se? Inzoka zifite limite, nta muntu mukuru ndumva ngo arwara inzoka. Ibyo bintu byo kubesha kwanyu, ubwo nimubuza abantu mushaka kugirira nabi. Inzoka zaba zifite uriya mugore wa Kagame kuko mbona ari gutumbya inda, ufite inda nini. Inzoka zigira uriya muhungu wa Kagame wirirwa unywa amayoga, wirirwa hirya no hino, wirirwa nibatangirire ku muryango wa Kagame w'ikihebe Kagame, na yandi aje museka barebe yahazi ifite irimo ibisimba
n'ibirwara bimwe yirwa yanduza abana b'abakobwa. Kuki ibyo binini mutabihabo ba Dani Munyuza, abo ba Businge batukuye iminwa kari bakeneye ibyo binini? Nayo abanyarwanda murabaha ibinini, abantu bakuru mubaha ibinini by'inzoka muti. Ibyo bintu rero abanyarwanda mugomba kujya mushishoza, kuko abo bagabo bari mu minsi ya nyuma rega bajya babibona. Ntimubibona se? Urabona ko batangiye no gutraininga abana babo ngo nabo bigira abanyapolitike bakora amashyaka. Twarabamenye, tuzabamenye, twarabamenye, twaje dukerebutse kandi turabizi, turarwanira igihugu cyacu. Kandi ababarwanya bose mwarabahemukiye, nta muntu mutahemukiye, mwaramuhemukiye. Ariko ubu twarahagurutse, nuko tuzapfa ari uko tubakuyeho, kuko twica bwo ntabwo muzabishobora, no kuba turiho ntabwo turiho ku bwanyu. Uwiteka Imana twashize imbere, tukamushira imbere, agiye kuturwanirira, ariko aciye muri twebwe. Kandi mugiye kubona ibyabo, murashaka no gupfa cyangwa mushaka no kujya muri gereza mu bibure. Ndababwiza ko ahubwo mushaka mwayamanika hakiri kare. Ngewe kuva natangira ibikorwa bigaragarira abantu, natangiye kera ariko ibijyagaragaraga amaso abantu sindaruhukaho n'umunsi n'umwe no kuryama ngo shira ibitotsi. Kandi hari akazi dukoze gakomeye, ubu akagaragara, nimba katanabagaragarira mu gihe kizaza kazagaragara. N'abandi rero ndabasaba ko bakora gutyo, n'abakora gutyo ndabashimira. Rubyiruko rw'u Rwanda ni mwebwe ndi guhamagara cyane. Inkotanyi ntabwo zigomba kuduha biriya binini cyangwa ziguteramo ya ndwara yabo y'ubwoba. Nta wundi igihugu twagiha ni icyacu, nta wundi uzaza kudukiza ibi byihebe. Tugomba kurwanya ibi byihebe, tukabikuramo. Abasirikari n'ab'igihugu, ababaye n'aba bakoze ibyaha bo bazahanwa cyangwa bace gufasa imbabazi. Ariko ku mapeti yo hejuru ayo yose, umuntu wijanditse mu byaha kandi abizi neza akica abantu b'Imana yaremye, akagira nabi, agomba kubiryozwa, akabihanirwa. Ahubwo inama namugira ni uko yafata biriya byihebe bigenzi bye, akikuraho urubanza hakiri kare. Kuko burya iyo rubanda yahagurutse kandi igakangurira intwaro, ntabwo mwayishobora. Ubu mufite abanzi bose babazengurutse, mugira ngo se by the way ni mwibanzi babo, mwabagize abanzi ariko bo nta kibazo bafite. Nibyo bihugu nabyo ntabwo byicaye, ntabwo byicaye kandi murabihemukira. Ukuvuga ngo rero tugomba guhaguruka tugafatiranya ibi byihebe hakiri kare. Ntabwo tugomba kubihana ukwezi, ntabwo tubihago uyu munsi nuwabyo reka birye uyu munsi ejo ntibirye. Ntabwo bigomba kurya uyu munsi, nimba biriye bikaryama, nimba biryama simbizi, ejo nitubyemere ko biryama. Tugire icyo dukora kugira ngo duhagarike ibi byihebe byashimuse igihugu cyacu. Yewe byita ngo ni FPR, ngo ni RPF, ngo ni RPA, ngo ni RDF, ni ibizina byinshi ntiwamenya, ni wagira ngo ni agatsiko k'amabandi. Ivode yabyise agatsiko k'amabandi, byamuhaye kuba senateri. Nese kumva atari amabandi koko. Ibi mu cyongereza babyita ubundi hooligans cyangwa se thugs, ibisambo byibisha imbunda bya hooligans. Ni ibisambo bibi cyane bifata abagore ku ngufu, bisambanya abagore, byica, binyaga, byanyaze n'amasambu y'abantu. Ubu nanjye mbabwira hano, byanyiciye umubyeyi kera rwose, byaramwisha, birangije biramwica. Kandi ubwo ngo yari umuhemuderi, yarakore na hemuderi mu gace k'iwacu, nabonaga baza nibwo nari nkiri mutoya, ariko nabaje n'abantu bashiki banjye n'abandi bo mu muryango. Ariko nanjye ubwanjye naribona ribuka kwa Habyarimana baramuburiye bativaho, baza no kumukanga atabivemo, ararahira. Ubwo yarishimaga ageze no muri Kongo ngo leta yabo ngo ni nziza, ngo reka yisubirire, ngo agiye wa muri leta yabo. Uzi ibyo bamukoze? Kwabaye kwibeshya rero ko ibi byihebeye ngo yari wo umunyarwanda ashaka wa MDR ntumbaze ngo yari yatwagira mu ngo. Ubwo wenda bari bazi ko ari nziza simbizi, ntabwo ndi bukushiraho komanteri y'imbaraga cyangwa kubivugaho cyane. Ariko ikintu cyabaye, habaye kwibeshya kwibi byihebe muheka impyisi.
bahetse impyisi irabica, byafashe rero abagore ku ngufu muri Kongo murabyibuka, biramwica, amasambu yacu birazana byo byaranyaze, ibishanga byaranyaze, intoki biratemagura, yewe ngewe n'inzu byaramenaguye y'umukecuru rubaka mu gihugu cyane, nubwo nawe atayibaye. Muri make rero ntawe bitagizeho ingaruka, nta mutima mwiza ubikorera neza bikagutura inabi. Twese tugomba gukura, tugakura mu tukavuga duti kuki igihugu cyacu kitameze nk'ibindi bihugu. Abandi baratembera bakagenda bakamera bate, nta terabwo baririmo. Igisirikare cy'u Rwanda cyahindutse KDF. Kuki kigomba guhinduka KDF kandi kigomba kuba wenda dareka cyitwe na RDF. RDF kivuga Rwanda Defense Force. None se ubwo ni ubu mu by'ukuri ikirirwa kirasa abantu bari unarmed, kikirirwa kirasa civilian nyine, kikirirwa gihiga abantu, kiri kubahiga ku musozi nk'abo babaye wild animal. Mukumva icyo gisirikari kimariye iki abanyarwanda? Ese aba bapolisi bo bamariye iki abanyarwanda? Polisi buri muntu niyo yirirwa itoteza abanyamakuru. Ntabwo ndavuga ari amadayimoni ngo ni demayi, barabona amadayimoni Kagame yabatoje kurya abantu, barya ibice by'abantu, bafata abagabo bagenzi babo ku ngufu. Ndakeka si ubwa mbere mu byumvishe, bafite abarwaye sida birirwa bafata abantu bakaba bafunze cyangwa nk'abarwana shaka, bakabakata bakabanduza sida cyangwa abo bafunze. Abagore b'abakobwa bacu cyangwa abadamu bakicecekerana, wabivuga se? Ntabwo ushaka kubivuga, uraceceka ukaryumaho. Ikindi bakora, bazana imfungwa nk'eshatu enye bashaka kugira ngo uvuge n'urugero tufate uyu Rusesabagina, muze Rusesabagina kabura ati vuga. Urabona ni umuntu wakuriye mu mafaranga cyangwa se wakuriye hanze mu buzima budakanganye. Bafata rero imfungwa eshatu zabuze, zimwe baba baraburishije cyangwa iyuzi bakayikata nk'imitsi, amara kuyikata imitsi imbere yayo hano ku ruhande, amaraso akadudubiza, bagakata iyindi, bagakata nk'emiyo zikagupfira mu maso, bakakubwira ko ari wowe uri bukurikireho n'utavuga. Icyo gihe rero uhituvuga, cyangwa bakakujyana mu bikeri no mu bintu by'inzoka, ibintu biteye ubwoba, banakujugunyamo biraniye ibyihebe. Abo rero bakora ibibi, babita ba Kanyundo, babita ba Gafuni, babita ba Kagozi, banegisha ikiziriko, baraniga ibyihebe, biraniga, bifata akagozi bikakuniga, byarangiza bikajugunya ngo wiyahuye. Mubona ukuntu bihambire bita bya kandoyi, kubohera amaboko inyuma gutya, byarangiza bikakujugunya muri Rweru. Mbese bijya gushaka rero abana ngo badafite imiryango nibo babikora, kandi nabo iyo bamaje kubikora babakubita amafuni. Akenshi akoresha abajepe, hari nk'ikiheba ngo bita gitoko cyamaze abantu. Ninongera gukora nizababwira ukuntu bagiye bica abantu, barabangiye kuzana amazina y'abantu y'ubunuza bampaye, mbabwira ukuntu byagenze. Banyarwanda rero ntabwo tugomba kuyoborwa. Satani yavuye w'abandi yibururiye mu gihugu cyacu. Aba bantu ibintu bakora birenze bya Satani, tugomba kubahagarika, tugomba kubastopinga ibikorwa byabo bibi. Turusha umwanda wabo, turushe kwitwara nabi, kwitwara nk'ahatari abantu baremwe n'Imana. Nimba Satani ifite ibindi biremwa, ariko ntabwo byashoboka twabombo tugize, ntabwo Satani iremira mu madayimoni, ariko nara na madayimoni. Umenya ari amadayimoni yambaye umubiri, Imana imbabarire, ariko umenya ari amadayimoni. None se abantu aho bigumura ku Mana bakica bagenzi babo, ariko abantu batagirwa inama, abantu udashobora kubwira ngo muhinduke bahinduke. Abo bantu ni ibiki ubundi? Abantu bica nyina, biyicira ba nyina, biyicira imiryango yabo,
ni ibiki? Banyarwanda, banyarwandakazi, rero ndabasaba kugira ngo dushire hamwe duhagarike terrorism iri muri Great Lakes, muri bihugu bya Afrika nyine bino bya bizengurutse u Rwanda, kandi tuzi neza ko ibi byihebe bifite mu ruhare, kuko nabyo ni ibyihebe byazanye n'ibyihebe bigenzi byabo. Nitwe tugomba kubihagarika, tugasaba n'imbabazi amahanga, ariko azatubabarira kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Igihe cyabyo cyageze, reka mbibwire bwa nyuma. Imba mushaka mwiyahure, mwashaka mukajya muri gereza, mwashaka mukayamanika tukazababara, twazababara bamwe abandi tukabafunga, ariko ni mu byanga ibyanyu byageze. Akanyu kageze, ndababwiza ukuri, nge ndababwira nk'ubizi. Akanyu kageze, simbatera ubwoba, ugiye kubibona. Nta muntu ujya urwanana na rubanda ngo ayitsinde, nta muntu ujya urwana n'urubyiruko. Burya urubyiruko iyo rwemewe kwegura intwaro ukarwanira uburenganzira bwabo, ntabwo mwarutsinda. Mwahinduye constitution y'u Rwanda, constitution y'u Rwanda cyangwa constitution, ntabwo mwari mukwiye kuyihinduraho. Hajya ngo ni ingingo y'ijana na 11 n'ijana na 10. Hanyuma se mwarahinduye ngo ikihebe gihinduka umwami. Ubwami bwapfuye 59, Kayibanda na Mbonyumutwa n'abandi bose. Ubwo bwami ni igihe bwarangire, nta bwami buri mu Rwanda. Ntabwo weka ikihebe Kagame, nubwo ushobora kuba utanagihari kuko ntuboneka, wahinduka umwami w'u Rwanda. Ibi bintu byose wagiye ukora n'umuryango wawe n'abambari bawe bose, igihe kirageze kugira ngo nimbuta udapfukamye ngo wijyane mu mageragere, ugiye kubyishura kandi nabi. Kandi nubyishura n'abana bazabyishura. Ubu abantu kwicuza, gusaba imbabazi n'ibyaha by'abasogokuru bo bakoze, nabyo bisabira imbabazi. Ndavuga ku Mana. Imana irakubwira ngo ihane n'ibyo basogokuru bo bakoze, ariko abo bakoze ntabwo ari byo kuvuga nka birabyo bitandukanye na birabyo kuvuga ngo intera hamwe kozisha abantu ngo rero ngo abahutu basaba izina. Ibyo ni ukubeshya. Nimba inkotanyi zarisha abantu ntabwo ari kuvuga ngo n'abatutsi bose bisha abantu, ariko abana b'inkotanyi bagomba kubyishura ibyaha bya ba nyina na bya base. Gutangira ku mwana, abana ba Kagame bo n'uwavutse azabimenya. N'uwavutse agomba kubyishura, kuko nyina namubwire cyangwa umwuzukuru wa nyina asaba imbabazi y'ibyo bizase bakoze. Ashobora kudafungwa, ashobora kuticwa, ariko ntabwo yabona akazi keza. Kujya Isa yarishe miliyoni 8, sekuru yarishe miliyoni 8 na nyina yarayisha abantu. Ntabwo byabaho, aho twaba tutameze. Nuvuga ngo rero iki cyaha mwakoze mwakisi cyoroshe, ariko kizabakurikirana mpaka miliyoni 8 z'abantu mwishana n'isa mukica, ntabwo ari gukina. Reka rero nsoze, ariko rwose twifatanyije n'igihugu cya Uganda mu kababaro ibitero kiri gucamo bitoroshe. Imana ikomeze ibabeho, dore ko gicumbikiye abanyarwanda benshi cyane, ntabwo kigeze kibinubira nk'ibindi bihugu bimwe na bimwe Kagame atangamo amaruswa, kaza Malawi nazo nubwo zicumbikiye abanyarwanda, ariko numvaga ejo bundi ari gutesha umutwe atangamo amaruswa. Uganda rero ni igihugu cy'abaturanyi, it is a neighboring country, kandi ni igihugu kibanye neza n'abanyarwanda. Kora ko iyo regime y'ibyo bye bizavaho, ariko abanyarwanda bazasigaraho. Rero umunyarwanda wese akwiye kumva ko yifatanyije na Uganda muri aka kababaro. Then send condolence kuri Uganda bose kubw'ibitero. Abantu 30 n'abangahe bose ni benshi nkuko nabibabwiye, kandi ntabwo no mu gihe cyashize byari byabaye ibyo bitero. Turabyamaganye twivuye inyuma n'ababiri inyuma,
n'ababitekereza nimba batarahagarika imigambi yabo mibi, twamagana ibyo bitero biri kuba mu gihugu cy'abaturanyi rwose byo kwica abantu b'inzirakarengane. Uganda ni igihugu kigendwa, Uganda ni igihugu gifite demokarasi, kuko burya nimba hari abanyamahanga benshi barimo kuba umuntu igihe kirekire ku butegetsi, ariko aho abantu demokarasi kaba buri kimwe nta kibazo. Abanyamahanga bose buzuye hano nta kibazo bagira, abantu barindiye umutekano, abantu bakora ibyo bashaka bagaca mu gitondo bakora. Muri Uganda rwose nta kibazo gihari.